Yes bantu bacu rero bakiganiriza cano turi hano ku bwanyu turi hano kuri Kigali Pele Stadium nkuko mubibona muri kubona uwitwa Professeur Mbata. Hano tuharebanye match uko zitandukanye turebye match y'abagabo ariko twanarebye na match y'abagore. Professeur Mbata kuri wowe match y'abagore yahuje Forever ndetse na AS Kigali wayisobanura ute nk'umukunzi wayo? Ni Forever ni equipe y'umuturanye duturanye hano ku kibuga ko bitoreza hepfo twitoreza hano haruguru. Yego. Uko biri kose n'abantu dusanzwe tuziranye cya mbere. Icya kabiri ni abantu n'abavandimwe muri rusange. Ikindi none twakoze wenda byari inshingano za AS Kigali gutsinda kuko nibyo baba badutumye ariko ntago byadushimishije kumanura Forever uko yamanutse. Imanuwe ni iyi match. So ntago byadushimishije muri make. Yego. Nkawe nk'umunyamuryango wa AS Kigali abakunzi bayo cyangwa se abanyamuryango muri rusange urabizeza iki kubiri imbere cyangwa se kubyo muteganya gukorera abafana banyu? Turateganya gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye yaba ari equipe nanjye mwayibonye nayo turikorera match y'abasaza babo. Yego. Turateganya ko hari uburyo bwo kwagura ibikorwa bya AS Kigali kuko n'umuryango akazamo ibikorwa byinshi. Yego. Bityo ibyo bikorwa bikaza gufasha equipe n'izina nka program ariko hakaba n'izindi programme za equipe za AS Kigali zigomba gukorwa muri ubwo buryo. Mbo nkawe mu sportif by'umwihariko muri siporo siporo y'abagore muri rusange hano mu gihugu uyibona ute ko abantu bakunda kuvuga ati ntago ari siporo ikunzwe ntabwo itangazamakuru rijya riyivugaho neza kugeza ubu ngubu? Sinzi mbo harebye hano twa dufite ibitangazamakuru 10 bikunzwe mu gihugu even namwe murimo. Yego. Ntago rero wavuga ngo ntikunzwe kandi ibitangazamakuru byayitabiriye. Ikindi twe twaje gukora AS Kigali y'abagore no guhindura imyumvire y'itangazamakuru ku bijyanye ku bijyanye n'umupira w'abagore kuko wabonye ko bawukina. Yego yego. Hari n'abagabo barusha bameze ahubwo nk'abagabo. Yego. Ntago mbivuze taza kuneranya na team. Gusa kuri ruhande dufite gahunda yuko shampiyona y'umupira w'amaguru w'abagore igomba gutera imbere cyane kurenza uko yari hagaze duhere muri AS Kigali. Yego. Kuko natwe dufite ibikombe bigiye bitandukanye byinshi so turashaka kubyongera rero. Yego. Ariko dukoze ibintu byiza cyane bituma tugira urwego tugeraho. Murumva mushaka kuzabimburira abandi bose muri make AS Kigali Women Football Club ikaba ariyo imurikira izindi zose. Urakoze cyane. Okay, none akandi kabazo kamatsiko kugira tukure kuri nkayo Mbata nk'umusore ushobora kuba wagira umufiance umukinnyi w'umupira w'amaguru by'umwihariko mu bagore? Namugira. Yego. Kuko ni abantu nk'abandi. Yego. Namugira ni abantu nk'abandi. Ikintu cya kabiri ikintu cya kabiri ni n'abantu bari hard working. Yes. Umuntu uri hard working kuriya barakora cyane. Barakora cyane. Yego. Umuntu ubasha guteza ikipe imbere atari urugo rw'umuntu umwe n'abantu babiri wowe watera imbere cyane kurenzaho cyane cyane especially no nabaye ari umugore. So njye nakangurira abakobwa b'abanyarwanda kuza muri football bakaza tukabikora neza tukazamura amakipe. Hari abandi bantu bafite impano zo gutera football ariko bakabaye babikora. Yego. So ubwo rero kujya tukure kure niki urabwira abafana cyangwa se abanyamuryango ba AS Kigali muri rusange by'umwihariko abamama nako abagore sorry mu mbabarire turabona wanambaye AS Kigali Women ntago ari men Women. Ubwo urababwira iki kugira tukure kuri gene mu nshingano zawe? Okay, AS Kigali Women dufite programme nyinshi ziteganyijwe tutavugira hanga ko natwe ntago mara kuzimenya ko shampiyona irarangira ibanga. Ziracyari ibanga ahubwo turi gutegura umunsi wo kuronshinga programme zacu nka AS Kigali Women then tukaza noneho kuzishyira ku mugaragaro no kubikora bikagenda neza ariko byibuze twabanje kubitegura tukanabatumira mukaza mukabireba. Ubwo muzabitangaza? Tuzabitangaza tuzanabatumira. Turagushimiye. Murakoze cyane Professeur. Umwaka wa Forever Women Football Club wa mbere mu cyiciro cya mbere ntabwo bigenze neza n'urugendo mwavuga iki rwari rumeze gute? Urebye nk'ekipe yazamutse mu cyiciro cya mbere urumva ko ekipe izamutse mu cyiciro cya mbere hari ibyo mu cyiciro cya mbere hari ama ekipe yarasanzwemo akina harimo AS Kigali, Rayon Sport, Indangarwa n'andi ma ekipe. Ni ukuvuga ngo rero kuko yari match yacu
ya Duje na AS Kigali, uko sezo yacu uko twatangiye bisa nkaho ari neza, bizemo hagati ubona ko harimo ibibazo bitandukanye, harimo imvune za hato na hato, ariko kugeza uyu munsi wa none ntago navuga ko ari bibi kuri njyewe, kuko buriya ni ukurunguruka. Nubwo twarungurutse mu cyiciro cya mbere, buriya inshallah next hari ishusho twabonye cyangwa se tubona mu cyiciro cya mbere, ko nubwo turi kuri uriya mwanya ariko ntago twaba nyuma of course, ariko muri football murabizi no guhatana hakavamo iya mbere n'iya nyuma. Urumva rero turacyafite urugendo runini, ariko dufatanyije n'abakinnyi n'abatoza, hari icyo abakinnyi bagomba gutanga n'abatoza bagomba gutanga. Kocha, uri kuvuga nk'umuntu wamaze kwira kumanuka, wumvishe wakubivuga uri kuvuga wajya ngo wamaze kumanuka kandi aracyari imikino, mu mibare biracyashoboka. Kubera kiri kwitemera itaka? Oya, ntago ari kwitemera itaka cyangwa se kuvuga ngo twamanutse, ni ukuvuga ngo bitewe n'ahantu turi, ekipe ituri inyuma nimba nibeshye twayirushaga inota rimwe nimba atari abiri, I think. So ni ukuvuga ngo rero haracyari urugamba, nidukina na APR, match ya APR irahari, turacyafite umukino umwe. Urumva rero wenda amahirwe aracyahari yuko wenda APR dufite kwitsindira hano iwacu. Mu gihe byaba bidakunze wenda, kuko mu mupira w'amaguru birashoboka, mukaba mwanasubira mu cyiciro cya kabiri, ni ayahe masomo muzaba mwize, cyangwa se niyo mwagumamo ni ayahe masomo muzaba mwize n'ubundi yatuma mumentaininga mu mwaka utaha? Hanyuma kandi mwamutse munagiye, ni iki ubona mwaba muzize? Ni manque d'experience abakinnyi bakiri batoya, ni ubushobozi bw'abakinnyi, ni champion iri tough, ni iki mwaba muzize muramutse mugiye? Hanyuma mu gihe mwanagumamo, ni ayahe masomo mwaba mwize yatuma muzamaintaininga muri season itaha? Ntago navuga ko ari shampiyona iri tough, kuko shampiyona tuyirimo kandi birashoboka. Ni ukuvuga ngo twebwe dufite abakinnyi bakiri batoya. Hari abakinnyi dufite, harimo abari bagize mu cyiciro cya mbere. Urumva ko bari bagifite n'ubwoba kuvuga ngo guhera na AS Kigali, guhura na Rayon Sport, ugasanga baracyafitemo ikintu cy'ubwoba ko ni ekipe zifite ubukombe mu cyiciro cya mbere. Ariko natwe biracyashoboka kuvuga ko ubundi umukinnyi w'umwana iyo umuzamuye akagera mu cyiciro cya mbere, niyo akomeje aba afite experience yo kuvuga ngo ngomba kuguma mu cyiciro ndimo. Ariko nanone no kuvuga ngo ntago yatinya, ahubwo niho ashirira ubwoba ko avuga ati niba ni mu cyiciro cya mbere ndi mutoya, no muri national mfite kujyamo ndi muto, ariko hari ikintu ngomba gukora. Ni experience yabo bafite iracyari hasi. Yego. Okay. Zikurikira mugereranyije na zitamukuyemo cyangwa se nibyo mwifuzaga? Ni ukuvuga ngo amasomo yo kuri no match ya Kigali arahari. Urumva yuko nka equipe ifite experience ntago byabura, kandi uri kubona ko ba Gloria n'abakinnyi bakuru, bazawadi n'abakinnyi bakuru. Urumva rero experience irahari, hari icyo abana dufite bagira gute babigiyeho. En plus urumva yuko ni ikintu nabwo si ubwa mbere duhuye, yari retour yacu ko match ya mbere yabo natwe badutsinze 1-0, ariko ubu urumva ko harimo abakobwa, urabizi hari igihe harimo abafite imvune cyangwa se abafite ubundi burwayi, nawe urabizi football féminin nuko nguko, ariko ndizera yuko match ikurikira tuzazana resultat nziza. Ekipe ibirimo inguni zitandukanye, kuri mwebwe nk'ijisho ryanyu nk'abasportifu, nihe mubona mufite intege nkeya mwifuza ko mwashyiramo imbaraga kugira ngo izindi match muzabashe kuzitsinda? Twebwe urumva ikintu turi kuzira, navuga ko mediane yacu ubona ko nagikora, ariko nukuvuga ngo nibyo umutoza agomba gukosora, kandi ndizera yuko nawe yabibonye ko hari ikintu kigomba gukosoka, kandi mu minsi iri imbere APR natwe turayihimuraho cyane. Yego. Akazi keza, inshingano nziza. Merci beaucoup. Kuri Pele Stadium nibwo dusoje match y'abari n'abategarugori cyangwa se abagore muri rusange. Ubwo ngubwo ni hagati ya Forever ndetse n'ikipe ya AS Kigali. Hano turi kumwe n'umutoza wa AS Kigali, turagira tumubaze uburyo match yari yayiteguye cyangwa se nibyo abonye niba ari byo yifuzaga. Reka tumwumve.
urakoze. Iyo ari fair saison imigabo n'imigambi baramaze kugerwaho cyangwa barayibuze. Ibyo nateguye no kubona 3 ariko nayabonye. Mbo ubundi izi match uko zari ebyiri buri wese yavugaga ati abagore bakunze kuba bafite intege nkeya muri match. Mwebwe tugiye mu nguni za equipe zanyu niye mufite intege nkeya mwifuza yuko mwazongera imbaraga. Urakoze. Uroye iyo saison irimo irangira hari ibyo barabonye, hari ibyo nabonye byinshi bisabwa gukosorwa. Hari kuba ushobora kubongera imbaraga, hari kuba wavugura ugashyiramo n'abandi bakibafasha kuko effective AS Kigali ifite nkeya, hakaba n'ibindi byinshi bisaba mu gukosora mu mikinire yabo. Yego. Mediane se twavuga ko ari ubwuma muhagaze fresh. Buriya equipe yose ifite uko yubaka, ushobora kubaka ushingiye kuri defense, ushobora kubaka ushingiye, ariko izo parties zose uko ari 3 zigomba kuba zihagaze fresh kuko ziba zuzuzanya. Ku rutonde rwa shampiyona AS Kigali mu bategarugori muhagaze muti? Uri ku mwanya wa 3. Uyu mwanya murifuza ko mwawukomezaho cyangwa se mukigira imbere? Icyizere muha abafana ni ikihe? Aho bigeze byararangiye, ibyakorwa byose classement kuko niba mukurikirana sport y'abagore wakagombye kuba ufite fixture y'ukuntu bihagaze ukamenya ngo uko mbona bagutsinze iyi match wamanuka cyangwa wakora iki, ariko niba utabifite kamera namwe bumva ko umupira wacu muhima agaciro. Naga ari ukubima agaciro nuko tuba tubafite mwebwe kugira ngo mutubwire ibyanyu mindani tutihimbiye kugira ngo mutumenye ukuri aho kuba guhagaze. Ndumva itangazamakuru ririgisha, ntabwo ritanga ikizamini. Mwakagombye kuba mubwira abafana b'umupira w'abagore wacu ko bahagaze nuko calendrier na classement ihagaze, bityo ukambwira ngo kuki wasubiye inyuma cyangwa kuki wagiye imbere. Murakoze. Reka twemere ko uduhaye umukoro akazi keza. Urakoze namwe. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.